Shalom, tuguhaye ikaze nanone hano ku isengesho ribohora official. Tumaze iminsi tutaboneka, ariko uyu munsi nanone Imana itugiriye ubuntu bwo kugira ngo tuboneke kubabana natwe hano ku gicaniro cy'amasengesho, isengesho ribohora. Muhawe ikaze rero abasanzwe baboneka hano kuri iki gicaniro. Nawe uri mushya, tuguhaye ikaze, utari umusangwa ari ubwa mbere uhaje. Karibu tuganire ijambo ry'Imana kandi dufata umwanya wo gusenga. Nitumara kuganira ijambo ry'Imana, nyuma yo gusoza ntugende udakoze subscribe. Nawe dusanzwe tubana, icyo usabwa we ni ugukora share mu magurupe yawe, mu nshuti zawe ufite muri telefone, kugira ngo twaguke mu ijambo ry'Imana kandi rigere kuri benshi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka tubanze gusenga, hanyuma turarika Umwuka Wera aze atuyobore kandi atuganirize. Mwuka Wera, tuguhaye ikaze, ngwino wambara akanwa kanjye, wambara ubwonko n'imitekerereze yanjye n'imyumvire yanjye. Izina rya Yesu, ijambo ryose rigiye guturuka iwawe mu ijuru, njyewe mwami mpinduka umuyoboro waryo, mpinduka inzira yaryo, kugira ngo uje wese hano kuri iki gicaniro sengesho ribohora afashwe n'ijambo ryawe, umukore ku maso, umuhumure, kugira ngo abashe kumenya no gusobanukirwa icyo uvugana n'ubugingo bwe. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro. Izina ryawe nirihimbazwe ibihe byose bidashira, mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen, amen. Tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Icyo tugiye kuvugaho, tugiye kuganira uburyo ubwenge bw'umwana w'umuntu Satani ashobora kubufata akabuboha akoresheje imbaraga z'abarozi. N'isengesho rigomba kwambura Satani igice cy'ubwenge bwawe. Turaza rero kugaragaza ibimenyetso mu mwuka bikubaho bigaragaza ko ubwenge bwawe bwatakwa kandi abarozi babukiniraho. Icyo nicyo tugiye kuganiraho. Imana rero iguhe karibu cyane ku muntu wabuzi ukunda ijambo ry'Imana, uhita umurarikira kumva iri jambo ry'Imana, kuko nawe ryamufasha cyane rwose. Rero nk'uko musanze mubizi, turi mu isi y'ibifite imibiri. Twebwe abantu twambaye umubiri. Umuntu ni umwuka w'ubugingo wicaye mu mubiri. Impamvu tuvuga ko umuntu ari umwuka w'ubugingo uri mu nzu yitwa umubiri, uzasanga umuntu avuga ngo umutima wanjye, ubwenge bwanjye, umubiri wanjye. Ukibaza ngo uwo muntu uvuga ngo umubiri wanjye, nyir'umubiri ninde? Ko uwo muntu avuga ngo umubiri wanjye, nyir'umubiri ninde? Uvuga ngo umutima wanjye, nyir'umutima ninde? Ubwo ugahita ubona wowe yuko utari umutima, ahubwo hari wowe nyirizina nyiri uwo mutima. Ugamva umuntu avuga ngo ubwenge bwanjye, ukumva umuntu avuga ngo ibihaha byanjye, amaraso yanjye, inyama zanjye. Hari nyir'umubiri. Wowe nyiri ibyo byose rero uri umwuka w'ubugingo utuye mu nzu yitwa umubiri. Cyangwa se wavuga ko umubiri ari umwambaro w'umuntu nyirizina w'umwuka. Noneho rero sasa mu ntambara turwana nazo, turwana mu mwuka. Wibuke ko ijambo rivuga ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu. Ngo n'intwaro z'intambara yacu ntabwo ari iz'abantu. Icyo ni icyanditswe
tubona mu Bakorino, ndumva niba nibeshye ni igice cya 10 kuva ku murongo wa 3. Niba ntibeshye ndumva aho ngaho ijambo rivuga niko bivuga ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu. Ngo nabako yes, Imana ishimwe, ntabwo tuba twishyutse, niko biri. N'Abakorinto ba 2 igice cya 10 n'umurongo wa 3 hatangira ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu. Ninde uwo muntu bavuga ufite umubiri? Ni wowe w'umwuka. Wowe w'umwuka ugenda wambaye umubiri w'umuntu. Impamvu biritangira ngo tugenda twambaye umubiri w'umuntu nuko imibiri itandukanye. Hari imibiri y'inyamaswa, hari imibiri y'ikintu cyose ubona kiri hano mu isi. Hari umubiri w'igitoki, hari umubiri w'ikimera, hari umubiri w'inyoni. Ni ukuvuga ngo rero imibiri iratandukanye. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nubwo tugenda twambaye imibiri y'abantu. Wowe wambaye umubiri w'umuntu uba urumva ko umubiri uhise uhinduka umwambaro wowe wambaye, ariko wambawe nande? Wambawe wowe witwa umwuka. Wowe uri umwuka, wowe umwuka waremwe mu buryo budapfa. Umubiri niwo waremwe mu buryo bwo gupfa. Noneho za ntambara turwana nazo mu mwuka, iyo tuvuga ni mu mwuka, ni mu buryo butari ubw'umubiri. Hari intambara zo mu buryo bw'umubiri, izi tubona mu isi, izo dushobora umuntu kuwundi ukabona bari kurwana. Izo ni intambara z'umubiri. Intambara rero turi kuvuga rero hano birivuga ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Ni ukuvuga ngo ni intambara zirwanwa mu buryo bwa mwuka, aho umwuka wowe muntu ugomba kwinjira mu kibuga ukarwana n'icyo urwana nacyo n'ikindi cy'umwuka ariko wowe utabona. Noneho rero muri izo ntambara tugiye guhishura uburyo ubwenge bw'umuntu bufatwa mu mwuka, bwamara gufatwa mu mwuka bitewe n'abaguteye n'uwakugabyeho igitero akakunesha, cyangwa akanesha abana bawe, akaba yabafata agafata cyangwa wowe ubwenge bwawe akabuhambira. Niwe bugira ubushobozi bwo gukora, niwe bugifite ubushobozi bwo kumenya no gusobanukirwa iby'ibihe uhagazemo, niwe bufite ubushobozi bwo kumva no gusobanukirwa ibyo wigishwa, niwe bugifite ubushobozi bwo kumenya no gusobanukirwa ibyo ubwirwa. Ahubwo n'ibyo ubwirwa kugira ngo ubifate bikaba ikibazo, bikazajya babisprima bahita babihanagura mu mutwe, kuko mu bwonko bwawe cyangwa mu bwenge bwawe hadominwa n'izindi mbaraga. Hari imbaraga zihadomina, kuko mu mwuka bashobora gufata ubwenge bw'umuntu bukicazwa cyangwa bugashyirwa mu mwijima. Reka dusome iryo jambo rero, hanyuma uyu munsi ni Deliverance igice cy'ubwenge. Tuzayigarukaho umunsi w'ejo. Uyu munsi tugiye kwica kuvuga ku buryo ubwo bwenge bufatwa, none ejo tuzagaruka mu isengesho nyirizina ribohora ubwenge. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano tumve icyo twavugaga icyo ari cyo. Ese koko icyo twavugaga ni ukuri? Ese koko ubwenge bw'umuntu bushobora gufatwa bugashyirwa mu mwijima, bugahinduka muri kamere ya Satani? Afite ubutware rwose bwo kuba yahindura umuntu wari ufite ubwenge akamuhindura umupfapfa. Ntimujya mubibona se, aho umuntu mumubona ari muzima bakamwohera imyuka agahinduka, ugasanga yatakaje ubwenge, ari kugenda mu muhanda yambaye ubusa, ari kugenda mu muhanda ari atoragura amashashi. Wibwira ko ari iki kiba cyabaye mu mwuka? Ikiba cyabaye abo twita ngo ni abasazi. Wenda nuko mu mvugo y'ubu ngubu bihinduye akavuga ngo ni abafite uburwayi cyangwa ubumuga bwo mu mutwe. Babandi tuvuga ngo ni abafite ubumuga bwo mu mutwe. Wibwira ko ari iki kiba cyabaye? Hari ukuntu bamwe nyine mu banyabwenge b'isi
bigisha ibyo, ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko abantu batagomba kumenya Imana bayimenyesheje ubwenge bwabo. Ubwenge bwa kimuntu kugira ngo buguhishurire bukumenyeshe ibibaho mu mwuka cyangwa se ibijyanye n'iby'ubumana n'ibyo mu mwuka ntibikunda. Ubwenge bw'isi bwategetswe cyangwa bwashyiriyeho imbibi n'imipaka bwo kutamenya Imana biciye mu bwenge bwa muntu. Imana yihishurira umuntu. Imana kugira ngo imenye irakwihishurira, kugira ngo umenye ibyayo irabiguhishurira. Ntabwo ari ibintu ushobora gupfa gutyo gutahura Imana itaguhishuriye. Reka rero tubanze dusome iri jambo ry'Imana. Dusome iri jambo ry'Imana. Tugiye kureba hano. Tumve icyo Bibiliya ivuga kugira ngo umenye Imana. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 6:5. Timoteyo wa mbere ntabwo ari 5. Reka dusome Abakolosayo kuva ku gice cya 3:10. Handitse ngo, ariko reka duhere ku murongo wa 9. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Reka dusubire muri uwo murongo ngo ntimukabeshyane ahubwo mwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara mushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Wakwibaza ko iri jambo ritangiye ngo ntimukabeshyane ahubwo mwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye, rigatangira rivuga ngo mwambare mushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. Ese wowe wa kera wari ufite ubwenge? Wowe wa kera Imana ikubona ko nta bwenge wari ufite? Wowe wa kera ukiri mu byaha, wowe wa kera utarimenya, utarahindukirira Imana, Imana yakubonaga nk'umuntu udafite ubwenge. Imana yakubonaga nk'umuntu nk'inka. Buriya umuntu akiri mu byaha aba ameze nk'inka, aba ameze nk'itungo. Iyo umuntu akiri mu byaha, Imana ibimubona nk'umuntu uri mu mwijima utabona mu bwenge bwe. Niyo mpamvu rero ijambo rivuga ngo noneho sasa iyambure wa wundi wa kera. Wowe wa kera wundi wo kwa runaka no kwa runaka, ndavugana nawe wowe wibona wowe wa runaka, wowe ukibona mu moko, wowe ukibona muri kamere nawe uzi wizimo, wowe ukibona mu buzima bw'ahahise, wowe ugishaka gusubira mu byo wavuyemo. Imana iravugana nawe ngo iyambure wowe wa kera, noneho uhambarwe mushya uhindurirwa. Nuvuga ngo iyo winjiye muri Yesu Kristo utangira urugendo rwo kugira ngo uhindurwe mu bwenge, uhindurwe mu mutima, uhindurwe mu bugingo, uhindurwe muri kamere. Ariko uko guhindurwa ko muri wowe ni ukuba kugamije kugira ngo ugarure ishusho y'uwakuremye. Sindatakaza imbere nongeye kugaragaza noneho uburyo Abefeso. Reka dusome igitabo cy'Abefeso igice cya 2. Abefeso igice cya 2. Ndacyari muri rya jambo niryo ngiye kwinjiramo neza noneho ry'ukuntu
ubwenge bw'umuntu bugira gute bushobora kwicazwa muki mu mwijima. Niryo jambo nshaka noneho kugira ngo tugaragaze uburyo Satani afata bwa bwenge bw'umuntu, yamara kubufata akabugira gute akabwicaza mu mwijima. Yamara kubutereka mu mwijima, urumva nyine icyo akora, arabwica, arabwonona, arabwangiza. Umuntu atangira kubona umwijima gusa. Umuntu nta kintu abona kitari umwijima gusa, abona ibintu by'umwijima gusa, nta kindi abona. Reka dusome iri jambo. Handitse ngo Abefeso, reka duhere ku murongo waho wa 8. Abefeso 5 umurongo wa 8 haravuga ngo, hatangira avuga ngo kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo. Kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo. Akavuga ngo, agatangira havuga ngo, agasoza havuga ngo, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Urumva ukuntu ijambo ritangira hano rivuga ngo kuko kera mwari umwijima, niko ijambo rivuze. Ngo none mukaba muri iki? Muri umucyo mu mwami wacu. None agakomeza avuga ngo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri mu mucyo mu mwami, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Wakwibaza ngo umuntu yahindutse umwijima gute? Umuntu aba mu mwijima gute? Ukuntu hano ijambo ry'Imana, ukuntu umuntu aba mu mwijima ntushobora kubyumva. Nuvuga ngo hano ntabwo havuga umuntu w'umubiri, haravugwa icyitwa umuntu w'umwuka. Uburyo ashobora gufatwa akicazwa mu mwijima. Iyo bavuga kwicazwa mu mwijima, ntabwo ari umubiri wawe, si wowe umubiri baterura bicaza mu mwijima, ahubwo ni wowe w'imbere. Ni igice cy'umutima, ni igice cy'ubwenge cyo bicaza mu mwijima. Noneho wamara kwicazwa mu mwijima, ni ukuvuga ngo mu mutwe wawe, umuntu uri mu mwijima nta kintu abona, nta kintu yamenya kiri hafi aho yiwe. Ni ukuvuga mu bwenge bw'umuntu, umuntu nk'uwo biba bigoye kugira ngo amenye ikiba kiri kujya imbere, kuko aba yicaye mu mwijima. Kugira ngo arebe imbere, arebe inyuma, amenye ikiri iruhande rwe, amenye ikiri iburyo bwe n'ibumoso bwe, ntibushoboka, kuko umuntu aba ari mu mwijima. Ikintu uri mu mwijima niyo agize ikintu ashaka, bimusaba gukabakaba. Iyo adafite urumuri rumumurikira, bimusaba gukabakaba. Hari abantu bakabakaba bari mu mwijima, batazi iyo biva niyo bijya, bahura n'intambara badasobanukiwe izo barimo. Kubera iki? Bicaye mu mwijima, Satani yabicaje mu mwijima. Noneho Abefeso 4:18 niho habisobanura neza. Abefeso igice cya 4:18 ho handitswe ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunagirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Urumva iby'iri jambo ryo ribisobanuye neza. Riravuze ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo. Zimwe mu ntwaro Satani
akoresha iyo ashaka kwifatira umuntu rwose nuko afata ubwenge bwe akabushyira mu mwijima nk'uko byumvise ngo ubwenge bwawe buri mu mwijima. Afata ubwenge bw'umuntu akabutereka mu mwijima. Noneho kuko rero ubwenge bw'umuntu buba buri mu mwijima bituma yisangamo ubujiji bwinshi bwo kudasobanukirwa no kutamenya imikorere y'Imana, imikorere ya Satani, imikorere y'abadayimoni. Noneho kuko uyu muntu ubwenge bwe buba buri mu mwijima, ibintu byose arabyitiranya. Satani niyo mpamvu bavuga ati nimushyira mu mwijima uyu nkafata ubwenge bwe nkabushyira mu mwijima, azitiranya ibintu. Azajya yumva ko ari Imana iri kumugirira nabi, azajya yumva ko ari Imana iri kumuhemukira, ariko ndi Satani uri kubikora. Nimuteza ibi byago, hamuteza amakuba, hamuteza ibiki, nzamuhisha ko atari njye uri kubikora, nzamwereka ko ari Imana iri kubikora. Noneho bwa bwenge bwawe buzakwereka ko ibyo uri gucamo ari Imana ibigucishamo kandi atari yo irengana, ari Satani uri kugucisha muri ibyo bihe. Kuko azi ijambo rivuga ngo mumurwanye, azabahunga mwegera Imana, izagira gute? Izabegera. Muri bimwe mu byo akoresha rero, bafata ubwenge bw'umuntu bugaterekwa mu mwijima. Ubwenge butwarwa gute rero? Mu isi ya kirozi, iyo umuntu ashaka gutwara ubwenge, hari uburyo bubiri. Iyo watwawe umusatsi wawe, musatsi wuno nyine wogoshe, kabone nawe bawutwara ukiri umwana, mu isi y'umwuka hatabayeho gusenga, ubwo bwenge kugira ngo buve mu maboko y'ababutwaye ntibikunda, ni mpaka gusenga. Hari uburyo bashobora kutatwara ubwenge bwawe biciye mu musatsi. Umuntu akaza akagukora mu mutwe gusa, afite imbaraga zindi akorana nazo, yagukora mu mutwe ubwenge akabutwara. Aho ndi kugaragaza ukuntu ubwenge butwarwa n'uburyo bujyanwa muri Hasi. Hari ukuba umuntu atagukora mu mutwe, mu nzozi zawe ukarota umuntu ari kukogosha, cyangwa se kuba mama basuka ukaba warota umuntu ari kugusuka ariko utamuzi, cyangwa ari kugusokoza utamuzi. Icyo gihe menya ngo nta kindi cyadirinzwe n'ubuzima, nta kindi baje kwiba, ni igice cy'ubwenge. Ubwo navugaga kuri bamwe bashobora kurota ntibasobanukirwe, cyangwa bashobora guhura n'ibibazo ntibamenye ibibazo biri buryo ubwenge bwabo bukirangwa. Noneho dore ibindi bimenyetso bigaragaza ko ubwenge bwawe bukirangwa kandi bwafashwe. Ushobora kubyuka ugasanga umutwe uraremereye, ntukurya gukumva uraremereye, cyangwa rimwe na rimwe ukumva hari ibintu bigendagenda mu mutwe. Wasenga wenda urimo uranakubitaho kumva washimagura mu gihorihori, kumva washima igihorihori umutwe gutyo. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza simusiga ko igice cy'ubwenge bwawe gihigwa hasi no hejuru, kandi kikaba kiri mu kaga k'imyuka mibi y'abarozi biteguye kugutwara ubwenge, bakiranye ubwenge bwawe. Igihe ushobora rimwe na rimwe watsenga wakubita hejuru y'umutwe ugira gutyo ukumva washima, cyangwa se ukumva umutwe uraremereye rimwe na rimwe, cyangwa rimwe na rimwe ukumva hari ibintu biduhira mu bwonko, kumva harimo ibintu biduhira mu mutwe wawe, cyangwa se ugakunda kurwara umutwe cyane. Buriya n'abantu barwara umutwe cyane, igice yego ni inyama ziba ziribwa zawe bwite z'umubiri, ariko mw'imbere mu isi y'umwuka ikibazo ntabwo ari inyama z'umutwe ziba zikenewe, ni ubwenge buba burimo ubwami bw'umwijima bwatangiye kudiringa ubwenge bwawe, burimo buradiringa n'ubwenge bwawe. Ni imbaraga z'abarozi ziba zirimo zirakirana n'ubwenge bwawe. Niba udafashe ibihe byo gusenga rero ngo ubohoze igice cy'ubwenge, kizarangira neza babwigaruriye. Ni wa muntu uzisanga uri wa muntu kumva bigora, gusobanukirwa bigora, gufata vuba bigora. Iby'Imana wapi, ijambo ry'Imana utaryumva, wiga ntusobanukirwe. Mbega uzasanga igice cyawe cy'ubwenge bwawe gisa nkaho cyuzuye nawe ibintu utazi, wagira ngo baracyujuje nk'ibintu nk'umwijima. Uzumva ibintu biduhira gutyo mu mutwe, ukagira ngo ni nk'utuntu tutujereri muri wowe. Ndimo ndavuga sasa ubwonko buba buri danje,
Satani yiteguye abarozi bagukiniraho baburwanya. Mu nzozi zawe rero no mu bitotsi byawe uzarota uzagira ibitotsi byinshi cyane. Noneho bya bitotsi byinshi cyane uzajya uryama ariko ukanguke utazi nk'ahantu wari uri. Niwumva utazi nk'ahantu wari uri kwa kundi ubugarutse wumva umutwe wapi bawudahuye bawudashye, wumva uri vide nta kintu kirimo cyangwa wumva uraremereye. Ubu ndavuga n'abantu ngewe ubutumwa Imana impa bugaruka ku bantu bemera Imana, bukagaruka ku bantu basenga. Natumwe ku bana baki nk'uko Yesu yari yaratumwe. Yesu atuma abigishwa be yabwiye ngo ntimujye mu nzu z'abapagani, mujye mu bayuda. Jambo rero ngo ese umuyuda rushiki abandi, ngo icyo arusha abandi nuko abitse ibyavuzwe n'Imana. None bike rero ko turi abayuda twebwe mu buryo bw'umwuka, ntabwo turi abayuda bari hari aho bari kurasa, ni mu buryo bw'umwuka. So icyo ndi kuvuga hano rero ni iki? Wowe ukijijwe, natumwe ku bantu bazi Imana, natumwe ku bantu basanzwe bayivuga, natumwe ku basenga. Ubutumwa mbwiriza ntabwo bwumvwa n'umupagani, ntabwo yapfa kumva ibyo mvuga, ntabwo yabyumva. Ntibwumvwa n'umuntu ubaye udasenga, ntibwumvwa n'umuntu utizera, bwumvwa n'abizera. Abo nibo natumweho. None sasa aha rero wowe uri kunyumva, nuvuga ngo icyo gihe ibyo bintu bikubayeho usanze usenga, bigusaba kugira ngo ufate igihe kirekire cyane cyo gutangira kubohoza, gusengera ubwenge bwawe buba bwugarishwe. Wumvise rero ko ijambo ryavuze ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima. Satani abarwana no kugira ngo cyangwa abarozi, icyo gihe ibyo bintu mvuze niba bikubaho, icyo abarozi baba barimo bararwana kugira ngo barebe ko bakwigarurira igice cy'ubwenge bwawe bakakicaza mu mwijima. None nibakicaza mu mwijima uzagira ubujiji ku byo uri gucamo, uzagira ubujiji ku byo uri gusobanukirwa. None uzasanga ujijinganya utazi ikiri kujya imbere ku buzima bwawe. Tuzabasha gusobanukirwa n'iki kiri kujya imbere ku buzima bwawe, ni mwuka bwoko ki uri gukora mu buzima bwawe. Uzatangira kwibwira ko ari ibisanzwe, ubwo bujiji bukwinjiramo mve ko ari ibintu bisanzwe, cyangwa se bagutere kutagira icyo witaho, kutiyitaho ngo umenye mbega wiyitaho ngo wibaze kuki umutwe uremereye, n'iki cyabaye mu mutwe wanjye, n'iki kiri kujya imbere ko numva ariko sinsobanukirwe. Ibyo ntabwo byitaho. Kuki se ndi umuntu urambirwa kwakira no kumva ijambo ry'Imana? Biraterwa n'iki? Kuki amwe mu magambo y'ubwenge Imana ashaka kuyamenya? Ubwo umuntu nk'uwo rero iyo bamaze kumushyira muri gereza yo mu mwuka, ubwenge bwe bwa bwarafashwe, ntabwo aba akeneye kwiga ibintu by'umumaro byamugirira umumaro, ahubwo muri we abashaka ibintu bimusetsa, abashaka kuba ibintu bimwibagiza ikibazo afite. Ntabwo abashaka ahubwo ibintu byamwigisha uburyo yarwana agasohoka mu kibazo afite. Ahubwo Satani abagira ngo wowe ubwenge bwawe bushyire mu mwijima, ahubwo ube mu bintu bisa nkaho bikugira bize. Wirinde gutekereza ku kibazo urimo, wirinde gushakisha igisubizo cy'ikibazo ufite. Ubwo noneho sasa afata iyo mind yawe neza akayitsikamira, akayicarira, agahita yiyobya, akayideviya, akayerekeza mu bintu bizatuma utazigera unanibaza ngo kubera iki ibintu bimbaho gutya, kubera iki bigenda gutya, kubera iki gutyo. None se nkora iki kugira ngo ibi bintu birangire? Nuvuga ngo rero Satani agerageza gufata mu bwonko bwawe akaburangaza, akakugira bize n'amagambo yose yagufasha, yaguhumura, akayaguhungisha, ukisanga uri muri iyo zone nyine y'umwijima. Imana igukure muri uwo mwijima mu izina rya Yesu. Birango ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo. Urumva nyuma rero yuko ubwenge bwicajwe mu mwijima, icyo Satani ahita akora ni ukukujijisha, akaguteramo kujijwa, kujijinganya, kudasobanukirwa, kutamenya ibyo uri kunyuramo n'ibyo uri gucamo n'uburyo wabihagarika. None sasa nyuma y'ubwo bujiji bumeze gutyo bwo mu muntu, ikindi akurikizaho ni ukunangira umutima. Ahita anangira umutima wawe,
kugira ngo umutima wawe utazigera wakira n'ijambo ryagufasha cyangwa wakira n'ubumenyi bwagufasha kugukura mu kibazo. Anangira umutima wawe akawutandukanya n'ukuri, akawutandukanya n'ibyiringiro no kwizera, kugira ngo aguheze muri icyo gice aba yarafatiwe mu bwenge bwawe muri isi y'umwuka. Rero ubwo bwenge iyo bwamaze gufatwa gutyo, igitangaje ni uko buhabwa bamwe mu bana b'umwijima. Ni ibisanzwe Satani gufata ubwenge bw'umuntu akabugabira be. Byibuke umunsi umwe abwira Yesu, aramubwira ngo muri Matayo igice cya 4, aramubwira ngo hari umurongo yamubwiye ngo nupfukamukandamya ndaguha ubwami bwose bwo mu isi n'ikuzo ryabwo, kuko ari njye wagabanye biriya. Niko Satani yavuze ngo kuko ni njye wabigabanye. Yabigabanye ryari? Yabigabanya byambura umuntu nyuma yuko yamufasha. Byibuke ko ijambo rivuga ngo umuntu yarinze ibintu bye biba amahoro masa, ariko iyo haje umurusha amaboko, ayo ni amagambo Yesu yigishije, ngo iyo haje umurusha amaboko aramufata akamuboha. Niba ngo mu mwuka hari ikintu twita kuboha. Iyo Satani rero ashaka kugira ngo akunyage ibyawe, nuko agomba kubanza kukuboha. Azafata bwa bwenge abuboheshe ubujiji, abuboheshe kutamenya, abuboheshe kudasobanukirwa, abuboheshe akuboheshe kudatekereza no kudatinda ku cyo wowe ubwawe usabwa gutindaho ngo ugisobanukirwe. Ni ngombwa, ntabwo Imana ishaka ko tunebwa mu bijyanye no gutekereza. Ntabwo Imana ishaka ko tunebwa mu bijyanye no kwicara ukibaza aho uva naho ugana n'icyo wakora kugira ngo ugire shanjoma yo guhindura ibyo uhagazemo n'ibyo urimo. Imana ntabwo rero nta nubwo ishobora kuguyishurira. Umva umunsi umwe kugira ngo abitwaga ababembe bari bari ku irembo ry'umurwa, hanze y'umurwa, bari 4, ngo baricaye baraganira batangira gutekereza. Ahari ugutekereza no kuganira ku bantu babiri, ku bantu bubatse umuryango cyangwa se bashaka kubaka, ni byiza gutekereza mukaganira bitewe naho mushaka kuva naho mushaka kugana. Aba babiri rero ngo baricaye baratekereza, baraganira, batekereza ku kibazo bahagazemo. Umwe muri bo arabwira ati rero tubigenze gute? Nituguma aha ngaha inzara irahadutsinda. Batangira kwibaza, nitujya mu murwa naho stili n'ubundi ntacyo turiwe dukijije, naho hari inzara turahagwa. Barongera baricara baribuka. Umwe muri bo arabwira ati rero ahantu hamwe dushobora kuba hari ibiryo, hari abanzi bacu, hari ibirindiro by'Abasiriya, kandi ibyo birindiro by'Abasiriya ngo ni ingabo nyine aho zikambitse zendaga gutera Isirayeli. Baravuga bati mureke tugende aho ibirindiro by'Abasiriya bari, niba dukiza badukize, niba ari ukutwica batwice. Rimwe na rimwe mu gutekereza hari igihe utekereza neza n'ugafata icyemezo, na icyemezo ndavuga ariko gufata icyemezo gishingiye mu bumana, icyemezo kidashobora gutuma uregereta cyangwa wicuza, icyemezo cyiza wo kuba watekereje wanasenze, noneho ibyo ugiye gukora ukabikora wabanje gusenga. Wowe unyumva, ntuzigere ukora ikosa ryo gufata icyemezo runaka mu kintu runaka utabanje gusenga. Tekereze ibibazo uhagazemo n'intambara uhagazemo, usenge. Numara gusenga noneho ubwira Imana, Mana nyobora gufata ibyemezo bikwiye, nyobora gufata imyanzuro ikwiye, kabone naho yabihira inshuti zanjye, kabone naho yabihira abavandimwe, ariko ku bijyanye n'ibikwerekeyeho n'ubuzima bukwerekeyeho. Iyo wamaze gusenga, ugomba gusenga ibijyanye n'ubuzima bukwerekeyeho, kandi ukabona urashaka kubukiza, hari aho ushaka kubuvana, hari aho ushaka kubuganisha. Icyo gihe hari igihe biba ngombwa
ntitwite no ku buryo abantu babona ibyo tugiye gukora. Urumva baba bembe ntabwo bigeze ni ngaho bahaze amagara yabo, ariko mu by'ukuri ibyemezo bari bafashe byari ibyemezo biri mu mugambi w'Imana. Muri uko kuva aho bari bagiye mu rugerero rw'Abasiriya, Abasiriya bajya bumva abo bagabo bane baba bembe bakumva imirindi y'amafarashi y'ingabo nyinshi. Reka ngaruke mvaho ngaho ne kugutinda aho ngaho, ariko bivuye mu gutekereza kwa gutekereza bibaviramo gufata kugira amahitamo y'icyo bagombaga gukora. So ku muntu rero Satani aba yafashe igice cy'ubwenge bwe, nta mahitamo agira. Ntabwo ruvuga ngo dayimoni ntizimwemerera amahitamo. Niyo ugize amahitamo wenda uri mu bibazo, ariko muri ibyo bibazo ntushobora kuvuga ngo reka mfate ibihe byo gusenga, ntushobora kuvuga ngo reka nshake umuntu amfashe gusenga. Ntibibaho, kuko muri izo mind baba barakuziritse baraguhambiriye. Noneho hari nk'abantu Satani barakinishije amarangamutima yabo, akabacisha mu bantu batandukanye basenga, bagahuriramwo akagenda bakonekta n'ibikome n'abakozi b'Imana babakomeretsa, babakorera ubufindo, kugira ngo nibutaha natekereza gushaka umukozi w'Imana azumve ko nta mukozi w'Imana ukibaho, ukabaho mu buzima nyine, kuko abashaka kugira ngo kenshi na kenshi Satani yakunze gukorera abantu nk'aba, abantu baba batarabadelivure bakiboshye. Iyo ukiboshye uri mu mwisi ukiva mu isi y'umwijima, hari igihe Satani aguteza urubuyero mu bakozi b'Imana, ugasanga wavuye kuri uyu wagiye kuri uyu, wavuye kuri uyu, igihe kikagera ugasanga aguhuje n'umukozi w'Imana uzagukorera utari umukozi wuzuye, utari umukozi w'Imana wuzuye, ari umwagenti wa Satani uri mu barokore cyangwa uri mu basenga. Noneho wa mwagenti wa Satani washyizwe mu basenga yagukorera ubufindo cyangwa yagukomeretsa. Satani yarapanze ati tuzamuhuza n'umwagenti wacu, bizatuma zinukwa n'abakozi b'Imana, zinukwa n'abasenga, tuzamwumvisha yuko mu basenga bose ari kimwe, nta muzi murimo. Noneho rero abeho mu buzima yibwo kwigunga kwa wenyine, tumufate tumwangize. Ubwo noneho sasa uwo muntu uzasanga amarangamutima yari yo muyobora igice cy'ubwenge kitakibaho. Hari abantu usanga bayoborwa n'igice cy'amarangamutima, ubwenge bwarishwe, ubwenge bwe budashobora kumubwira ati ariko nubwo hari nahuye na runaka n'abantu bavangiwe, haracyari abandi bataravangirwa. Eliya ubwe ku giti cye nk'umukozi w'Imana yibwiraga ko abahanuzi bose b'Uwiteka bapfuye bashize, kandi koko mu maso ye yarababonaga akabona nta n'umwe akibona. Ahabu yari yarabishe hamwe na Yezebeli. Noneho Eliya, Imana iramubaza, Eliya we bite bimeze gute uri kujya? Undi ati njyewe nagize ishyaka ryinshi ryo kurwananira umurimo wawe Uwiteka we. None dore Ahabu n'umugore bishe abahanuzi bawe bose Uwiteka we, ni njye njyenyine usigaye. Uwiteka aravuga ati sigaho rwose Eliya, ntago ariko bimeze. Mfite abandi 7,000 batigeze bapfukamira Bayali. Ntuzigere wishuka ko atari 7,000 ndetse binarenga by'abakozi b'Imana bagihari bazima. Niba warakomerekeye kuri umwe, ugakomerekera kuri 2, ugakomerekera kuri 3, wikwibwira ngo nta wundi mukozi w'Imana uhari, barahari bazima. So tuvuye aho ngaho rero, urumva rero uwo muntu Satani, icyo gice cy'uwo muntu ntabwo cy'ubwenge ntikiba kigikora. Amarangamutima ni abagikora, amarangamutima akamwemeza ko nta bandi. Kandi mu bwenge nukoresha ubwenge neza uzabona barahari, baba bahari no kutabazi. So tuvuye aho ngaho rero, ubwami bw'umwijima bukunze gukina cyane n'ubwenge bw'abantu. Twatanze ibimenyetso biranga ubwenge bwamaze gufatwa, ubwenge muri guhigwa, cyangwa se ubwenge bwamaze gushyirwa mu mwijima mu isi y'umwuka, abarozi bakaba barabucakiye. Twabisobanuye muri iki gitabo cy'Abefeso 4:18, ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi n'ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana.
icyo satani abagambiriye ni ukugira ngo agutandukanye n'ubugingo buva ku Mana. Iyo birivuga ngo kugira ngo batandukanye n'ubugingo buva ku Mana, bisobanura iki? Bisobanura ubuzima buva ku Mana, imibereho iva ku Mana. Iyo satani ashaka kugutandukanya n'ubuzima buva ku Mana, agashaka kugutandukanya n'imibereho iva ku Mana, agashaka kugutandukanya n'amahoro ava ku Mana, agashaka kugutandukanya no gukiranuka kuva mu Mana, agashaka kugutandukanya n'ubwenge buva ku Mana, n'ubumenyi buva ku Mana, n'imbaraga ziva ku Mana, n'imibereho iva ku Mana, n'imigisha iva ku Mana. Icyakora nicyo ngicyo ni ugufata ubwenge bw'umuntu akoresheje abarozi, akoresheje abakonikoni, akabufata akabushyira mu mwijima. Iyo utabaye maso rero, nyuma y'ubwo bwenge bwawe yafashe yashyize mu mwijima, ashobora kubufata akabugabira ba bandi bamuramya, ba bandi bamusingiza. Reka rero dusoreze aho ngaho, tuzakomeza umunsi w'ejo. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ejo tuzakomeza mu gice cya kabiri cyo noneho cy'isengesho ribasha kubohoza ubwenge bwawe bugakurwa mu mwijima, bugakurwa aho buteretswe, aho bwashyizwe, bugatandukanywa n'ibyo bintu wiyumvamo mu mutwe, n'ibyo bintu wiyumvamo mu bwenge. Noneho tuzasenga neza, kandi ndabizi nukurikiza isengesho tuzashyiraho, ndetse nawe ugasenga neza, Umwami Yesu azakubohora. Ariko reka dusoze n'ubundi mu isengesho, kuko twatangiye tubwira ngo Umwuka Wera aza twigishe, arabikoze. Reka tumushimire. Umwuka Wera, turagushimiye ko utwigishije, uzanye ijambo ryawe rizima ribohora ubwenge, rigaragaza uko ubwenge bw'umuntu bushobora gushyirwa mu mwijima, igisigaye buri bwenge bwose bwicajwe mu mwijima, buboshye. Satani ateza ibibazo, abarozi bateza ibibazo, na bamwe muri bo twavuganaga nabo biyumvise ibyo bimenyetso mu mitwe yabo, ku bwonko bwabo, ku gice cy'imitwe yabo. Nohereje amaraso ya Yesu Kristo kubohora ubwenge bwa buri wese. Nohereje amaraso ya Yesu Kristo guca imigozi no gukuraho iyo myuka mibi, n'icyo n'uwo mwijima wari uri mu bwenge bwa buri wese wo muri twe. Mu izina rya Yesu Kristo, buri muntu wese wo muri twebwe ufite ubwenge bwahigwaga, bugaruke mu izina rya Yesu, maze buri wese abashe kubohoka mu gice cy'ubwenge. Mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, Mwami nuhabwe icyubahiro, nushyirwe hejuru kubikoze, amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi, mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen, amen. Isengesho ryihariye rigaruka kuri icyo gice cy'ubwenge tuzarikora ejo cyane ku munsi ukurikiye. Ntuzabure. Yesu akugirire neza. Kanda subscribe niba bwari ubwa mbere twari urimo uratumva utarayikora. N'ejo tuzabane, n'ikindi gihe tuzabane. N'umugisha kuri wowe, n'inyungu kuri wowe, ariko kandi n'umugisha kuri twe. Mugira amahoro, umunsi mwiza.